ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Banyarwanda. Kubitwa tutangire kuboroga. Hey, y'all, come look at this. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda. Flashback. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. La moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Tshisekedi akomeje kuba umuti w'amenyo kubakurikirana amagambo ye, kubakurikirana ibikorwa bye, bakomeje kugenda bamutarama bamuvuga, by'umwihariko bavuga ibikorwa bimuranga bitandukanye. Perezida Paul Kagame yaravuze ati uyu mugabo mubona nshaka kuzabona umuntu umwe nibura, umuntu umwe wavuga niba hari ikintu yigeze yemeranya n'uyu mugabo yarangiza akagerayo akagikomeza. Uyu ni umuntu muganira ibintu mwamara gutandukana ukayoberwa aho biciye, ukibaza uti biciye mu gutwi bihingukira mu kundi bigenze bite. Ayo ni amagambo ya Perezida Paul Kagame yavuze kuri Chilombo. Yongera aravuga ati uyu mugabo mubona ni nk'ingunguru iri mu busa, ni nk'ingunguru iri mu busa. Mu magambo y'ubundi yavuze ati niba hari umuntu ujya ugira ikibazo ku rusaku rw'ingunguru iri mu busa, uwo muntu yaba afite ikibazo, ubwe yaba afite ikibazo. Ibyiza ureka igakomeza cyangwa ugaca ku ruhande. Ayo ni amagambo ya Perezida Paul Kagame. Ariko tuyavuyeho tugiye kujya ku magambo akomeye cyane ya Ange Kagame, aho Ange Kagame yavuze amagambo akomeye cyane kuri Tshisekedi, aramwandagaje ku buryo bukomeye cyane. Ibi kandi yabitewe n'imbwirwaruhame zitandukanye za Perezida Faci Beto yagiye atangaza, avuga ibintu byinshi, avuga ibintu byinshi cyane, avuga ati u Rwanda nzarurasa, mfite ubushobozi bwo kurasa Kigali ndigoma. Arongera aravuga ati akantu gato k'isasu kazongera kakagwa. Icyo gihe avugaga ko kazagwa nka za Sake. None abakomando ba M23 bageze hehe? Barenze Bukavu, ngo bari kugenda bageze kure cyane. Aya magambo yavuze yagize ati Ange Kagame ati iyo wiyitirira kuba umuyobozi ariko ugasubira inyuma ku masezerano y'ibyo wasezeranyije byose, wibwira ko abaturage bafite ikibazo cyo kwibagirwa ibintu byose. Ni uburwayi yise amnesia, ni uburwayi bwo kwibagirwa ibintu mu buryo rusanze. Aravuga ati wibwira ko bafite ikibazo cyo kwibagirwa byose, cyangwa se yaba ari ikindi kibazo cyangwa n'indi ngeso iri mu byerekana ko wibeshya ukabigira akamenyero. Aya ni amagambo akomeye cyane yavuzwe na Ange Kagame. Ange Kagame rero yandagaje bikomeye cyane Tshisekedi. Si Ange Kagame n'abayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bandagaza Tshisekedi bigiye n'amagambo yagiye avuga. Ariko mbere yuko dukomeza kuri Chilombo, reka tubanze tubageze utu video dutoya aho avuga Muringara ubwo yari ari kwiyamamaza, akavuga ati nzarasa Kigali, Kagame azarara mu ishyamba. Aho ni Muringara mu ishyamba tugiye kwagezaho. Ubundi arongera aravuga ati ubu ngubu ikintu nshaka kuvuga nuko ngiye gutangiza intambara ku Rwanda, ngo nzaka uburenganzira inteko ishinga amategeko imitwe yombi de chambre, nindangiza nangiza intambara ku Rwanda. Yabivuze ashimitse, ariko uyu munsi yaciye bugufi, niko twabyita, yaciye bugufi, arisetsa. Tukibaza se uyu muyobozi ni wa wundi wari uri Kinshasa 2023 ari kuvuga ati tuzarasa Kigali, Kagame azarara mu ishyamba ntazarara mu nzu ye. Reka tubaze tubageze utu video ari kwikarakasa, ubundi dukomeze tubasesengurira ibya Chilombo. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana.
akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na Faci Beton te mokengeli ya bakongole. Na lobi na Kagame boye asakana na bato misusu oyo amonelaka wana kasi na Faci Beton te. Contre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Faci Beton mu gushaka amajwi ati nzasaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi imu uburenganzira nk'uko itegeko ribinsaba nangize intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amagambo Perezida Tshisekedi yivugiye mu mwaka wa 2023 bidatinze turi muri 2025 ubwe noneho asabye imbabazi aciye bugufi. Aravuga ati Perezida Paul Kagame wabwiye M23 igasubira inyuma tukareba ko noneho twakora deal zitandukanye z'ubukungu. Ibi yabivugiye hatagombaga kuvugirwa ibintu kuko nibwo yarabonye amahirwe yo kubona Perezida Paul Kagame neza imbere ye nawe kuko yatunguwe. Yari yagiye afite gahunda ngo yo gusabira u Rwanda ibihano, ariko akimara kubona Perezida Paul Kagame yahise ahindura ibyo yagombaga kuvuga byose, ahubwo aravuga ati mubyeyi cinkoni zamba ubwire M23 basi isubira inyuma. Ange Kagame rwose, Ange Kagame niwe muntu kabisa nemeye akubitiye mu gafuka Chilombo. Aravuga ati abaturage bawe ntabwo barwaye amnesia, never ever and ever uri ikigoryi. Reka twumve ijambo rya Tshisekedi ubwo yari i Belgique aha ni Bruxelles mu Bubiligi. Mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mu ijambo ryanjye nenateguye gusaba ko hashyirwaho ibihano bikomeye kuri icyo gihugu, ndetse murabizi neza uwo mvuga. Ariko kubera ko nabonye Perezida w'u Rwanda kuko ari we mvuga, ndagira ngo mbihamirize imbere y'abitabiriye hano iyi nama ndetse n'imbere y'isi yose muri rusange itwumva binyuze ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo nange ubutumwa bwo kunga no gusaba ko duhagarika iyi mirwano. Nyakubahwa Perezida, urabizi neza kuva natorwa muri 2019 ku nshuro ya mbere nagiye gusura abaturanyi bacu bose 9 by'umwihariko u Rwanda n'Ubugande, ibihugu twari dufitanye umwuka mubi, kugira ngo mbasabe gukorana kwegeranya abaturage bacu n'imiryango yabo mu nyungu z'iterambere n'imibereho myiza yabo. Na rimwe nigeze ngaragaza imyitwarire y'intambara cyangwa y'ubushotoranyi ku Rwanda, ku Bugande cyangwa ku bindi bihugu duturanye 9. Ariko uyu munsi turi mu bihe nk'ibi, twebwe twembi nitwe bonyine dushobora guhagarika imirwano. Ndabivuga mamya imbere ya Perezida Joao Lorenzo uyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Nk'abanshimira by'umwihariko uruhare rwe mu gukemura iki kibazo, kandi nk'uko mubizi yagerageje kugikemura, hafi kugikemura burundu. Ariko n'iby'agahinda kubona ko mutitabiriye iyo nama, nta mpamvu n'imwe yumvikana kugeza n'ubu sinigeze nyimenya. Kandi twari tugeze hafi ku rugero rwa 90% rwo gusubiza amahoro arambye mu karere kacu, ariko ntabwo rirarenga ngo dukosore bitagenda neza. Niyo mpamvu mfata uyu muryango n'isi yose ibinyuzeho
kugira ngo mbe umuhamya w'ibimvuga. Nyakubahwa perezida, nakuzaniye ubutumwa bwo kunga no kugira ngo dukore amahoro y'abanyembaraga. Ibyo bisaba ko waha amabwiriza ingabo za M23 zishyigikiwe n'igihugu cyawe kugira ngo zihagarike imirwano imaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi cyane. Abacu bapfuye barabarijwe mu bihumbi byinshi imyaka myinshi ishize. Amateka azaducira urubanza. Igihe kirageze cyo guhagarika intambara, tugahindura tugashaka amahoro n'iterambere. Ndashimira Perezida Cyril Ramaphosa waje kudushyigikira, atigeze atinda kohereza ingabo ze, kandi bamwe mu basirikare be baguye ku rugamba. Ibyo bituma tuba mu bushuti burambye ku bihugu bya Afurika y'Epfo, kimwe n'ibihugu by'inshuti bya Tanzania na Malawi byatanze ingabo zabyo. Ariko ntekereza ko uyu munsi Afurika ikeneye gukomeza indi nzira. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora. Dufate gusa ubutwari bwo kurebana mu maso, tuvuga ibitagenda, hanyuma dufate ibyemezo byiza ku nyungu z'abaturage bacu. Bityo rero, icyifuzo nari nateguye cyo gusaba ko hashyirwaho ibihano, ndahitamo kugihagarika by'agateganyo, ntegereje igisubizo cya Perezida Kagame. Kandi hano mu cyumba mbona n'intumwa ya Perezida Donald Trump, nshimira uruhare rwe mu gukemura ibibazo igihugu cyanjye kirimo, kimwe n'inshuti n'abavandimwe bo muri Qatar hamwe n'umwami wabo, nawe wagize uruhare muri ibi bikorwa. Ndashimira kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhagarariwe na Perezida Faure Nyasimbe, washyizweho na Perezida Lorenzo, uyoboye ubu umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nawe uri mu bashyigikira iki gikorwa. Ntekereza ko ubu butumwa ari icyemezo gihamya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari igihugu gishaka intambara, ahubwo gishaka amahoro, amahoro nyayo azazana ituze n'iterambere muri aka karere karikomeza kandi meza cyane ku isi yose, ariko karere k'ibiyaga binini, Region de Grand Lac. Nizeye ko iri jambo rizumvwa na Perezida Kagame, kandi ndamubwira ko niteguye kuganira kuri iki kibazo. Par le président Kagame, et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Excellences, Mesdames et Messieurs, excusez-moi cette digression, je reviens dans mon discours.